ya dore uyu munsi nibwo tugiye kubatungurira ibyamamare. Ndabona aba bantu twari dutegereje cyangwa twari tugiye gutungura abatugezeho. Welcome boy. Reka tubabari uzamenyera man uzamenyera no bahamagaye nge no gamagaye man kana numero phone yawe man iziki phone ayimena utazamenya ntaguri ngise nibikimana nabyo kwimena nabyo gushwana. iyi ngiyi ni Damu TV, mureke tubanze tuvugane nkuko twavumbuye ko muri abastari cyangwa se muri abahungu bari kugenda bazamuka cyane. Mureke tuvugane tubaze vuba naribi nubwo turimo turakomeza bro. Mwari mugiye hehe? Mugiye mugiye projet ya danger bro. Urareba urumva nta kaboro tugiye kuronshinga vuba hanga mugiye kuronshinga. Ariko nta kibazo nanjye twabanza tukavugana n'ubundi tugakomezanya n'ubundi nta kibazo. Reka dukomeze tuvugana dutamika bagakina duherekezanye nk'iki n'iki ntaho twasubira inyuma kabisa nta kibazo twavuganira nahanga. Reka tuvuganira nahanga nta kibazo. Okay nako ni minota mike kabisa. Ni minota mike. Tagisi vatiri bidutegereje hano imbere. Ngo musigaye mugenda mwafunza agasambusa. Ubibona se ibintu by'amatripe sigaye twambara ibivuguto man ntabwo ubibona. Ntabwo ubibona se nibivuguto gusa hasi no hejuru. Murakoze cyane. iyi ngiyi ni Damu TV igiye kubagezaho iki kiganiro cyangwa se ikiganiro tugiye kugirana nabo bagiye kubibwira. Dore nta muntu uvuga umusitari ahubwo warivuga cyane cyane agiye kwivuga nk'umusitari, ntago agiye kwivuga nk'undi muntu wese utari umusitari. Welcome people. Yo man yeah man. iyi ni Damu TV iri mu kazi ku ma video meza ari mu kazi ibikorwa byiza biri mu kazi. Ked Boyz imwe na music wese amutemo ducanga dukora imiti dogete baramuzi Enzo bo ushaka bamukura Ked Boyz bashine barayizine ku gisi bona baza batonze imirongo imirongo bisanzwe ni Enzo boy Enzo kabisa. iyi ni Damu TV Damu TV Damu TV we iyi ni Damu TV we TV ya akaba ari Denzo umusaza muramuzi ya man kabisa cyane mbere cyane man n'iki nkuko mwari mukomeje kwivuga nk'abahanzi. ubu ngubu mugiye kutubwira mu buzima busanzwe muri muntu ki cyangwa muri bantu ki, nkuko bisanzwe n'umuntu nubwo yaba ari umustar ariko agira ubuzima bwe bwite. ubundi amazina yanyu nayahe nyakuri cyangwa se mukomoka he cyangwa se muvuka hehe mu mvugo zitandukanye? ya murakoze cyane. Batuzi cyane batuzi ku izina Ked Boyz live. Nadusanga kuri YouTube ni Ked Boyz live. Tukaba twabibwiye ntabwo twasubiramo nyine kubibwira retour. Tukaba tubashimira cyane nk'abantu b'abafana bacu. Ubundi uriga cyangwa se wavuye mu ishuri, ubundi wowe uri muntu ki cyangwa se amazina yawe nyakuri nkuko mama wawe asanzwe aguhamagara? N'ubundi naga guhamagara Ked Boy kuko Ked Boy ndumva ari nka group cyangwa crew, ni izina rya crew. ubundi wowe nayahe mazina yawe? Amazina yanjye banyita Iradukunda Oliver. Ngira abakunzi bacu nk'ibisanzwe nyine urumva amere mu rugo nyine izina bambatije ni Kwizera Olivier. Muritiranwa se? Olivier ubundi bikoma kujyana ahantu hose man. Kwizera Olivier Iradukunda Olivier. None se ubwo nimvuga Olivier ndavuga ndegakuru cyangwa gatoya? N'umupeti man. Ubundi ntabwo ugomba kuvuga ku mazina yacu, ugomba kuvuga Enzo na Denzo. Enzo na Denzo ko numva nabyo mwabikoze nkaho ari crew bimeze. Wone ko byumva ubundi Ked Boyz ubundi yari kure abantu batatu man. Kure abantu batatu ariko urumva nimba banyita Enzo akaba ari Denzo, hari ubita Kenzo ariho mukuru wacu ariko azanye zagara za danger. Mubona industry man ntabwo goryo wazana man, ariko azanye zagara za danger aracika man, twaramukomeje yarakomeje. ubwo ntimuvuze nkaho mwamwibye itsinda najya kubarega bizagenda bite kurara de kuvuga ngo we ubundi arabizi arabikoza bishaka avuga ati ngiye reka twatwara mugize umuyobozi nyine ngaho mubishyire hanze Damu TV, mubibwire Damu TV ukuntu byabagendekeye nkaho muri abantu batatu kwisanga muri abantu babiri. Uburyo ibintu byagenze twagiye gukora ingoma ya mbere tuyikorana n'uwo mutipe ndetse n'uyu muniga wanjye, ariko mutipe nyine
ko twacikaga mu wa kabiri nyine aza kugira akabifu gato arasibira igisibira kabiri yo kwikomeza gatatu nyine ari isibira biba birangiye man no gusibira kwese byaturutse kuri twe byaturutse no kurokorasa cyane muvuze gusibira mpita numva ko abantu bakunda kujya mu mwuga w'ubusitari cyangwa mu mwuga w'ubuhanzi akenshi na kenshi aba ari abaswa baba banyuma ahubwo iyo umuntu abaye umuhanzi buriya aba afite ibintu byinshi cyane buriya abaguma kontorora nose tukubwira yuko umutipe yasibiye twikomereza gatatu nyine no muniga wanjye urumva dufite mind itekereza fresh ariko we yarasibiye man ngo turi ku bintu by'iproje bya dance uburyo rero byagenze rero akimara gusibira ese ahura n'abandi maniga bapite mu wa mbere babajagaraye ukuntu ubona basigaye barimo baracira ngo bafite n'ingoma nshyashya ariko ntabwo mashaka kumenya mind zabo uburyo zipanze gutuma turakorana proje zacu gusa n'umusaza bita Shami kabisa ahubwo nawe Damu TV ukuntu batugwiririyemo atuvuga amabodo sumana suka twambaye gutya nyine turageze ngo hari boro tugiye gukora man ubwo ngo mugiye muri iyo ndirimbo yanyu yitwa gute bita kwicira ishyamba bro kwicira ishyamba ninde udukubitira akavase twumve niba uhaye abantu ikintu abahaye abantu nyarwanda cyangwa se abaturarwanda ikintu kizima cyangwa se ingoma nziza muri rusange yo kugitsinzi kibiti bitatu wasigaye imbere akuja neza tafu kuma black ice tumeze neza ndabizi neza turi bolongi turi mu kwana hasi hejuru bakuna pana moja anatoroka guca matunda uvuze ninde uvuga ninde izina ninde we uvuze ninde uvuga ninde izina ninde yo kila kitu tunataka kiri bolongi tuna fly yakurikiye ibinyomoro agenda nane bituku ngo dore uko reba ni nka rusake kukina kwihonga mbikikamba kucira ishyamba ntumubaze kucira icyakaza number 1 gukora kick kumena beat yasiziyo uti we nuko duhagaze kabisa mugenzi wawe nawe nadukubitira agapera twumve niba atagiye gupfunyikira abaturarwanda twagiye we genda gatutiruka we mubwire nibinibuka hari benshi banuka batazi nahonoruka we hari byinshi nandika batazi nuko byandikwa jo memory yawe tunataka kuba poa we uti we murakoze cyane Ked Boyz mujya mu muziki bwa mbere cyangwa se niyihe ndirimbo ya mbere mwakoze bore kabisa bore irarenze iyo muziki mwe katangiye muziki tumazemo n'iminsi myinshi man kakubise ariko sinkineyibuka neza mu bita cyamudongo ako mukunda kuvuga ibintu birimo igiswahili cyane murakizi igiswahili tunajua gake tunagisema munasema Kiswahili n'ikindi cyane indimi zose muri zo kwisa dushaka gutakaramo gake dushonaho gake ubona turashaka gukora ingoma iri mu gifaransa gusa man ifaransa n'igishinwa ngatubwire ku gishinwa gake reka mutakarize umusaza wanje changanyonka changanya ariko bambwira ngo akayisobanura mu kinyarwanda sobanura mu kinyarwanda iyo ndirimbo nakireka mbasona turi muri classe kubisa ibiharuro byatunana ibiki ibiharuro ni ibiki uzabimenya nawe tuzakubwira ibiharuro iyo nyine kubitira by'abahomework ukuntu mane by'amazi ibintu by'imikoro man kandi dufite amavasi menshi yo kwandika cyo nacyo dukubita ibintu by'imata ukuntu byaribuzamo egisi muri mata irimo egisi ubwo nabumvishe mutinya imibare egisi nabaye muri twimwe nawe dukorana nabyo kare cyo cyane ngo ibitazwi ntago muba mubizi twikorera ikigoma cy'igishinwa ukuntu none se ni ukubera iki muri uru Rwanda hari abahanzi benshi bari kuzamuka ariko bakabura ubuvugizi mwe mwabigenje gute kugira ngo mube abastari cyangwa se mbe namenya ngo Damu TV hariya hari abastari bari kugenda bazamuka reka ngende mbarebe mvuge barishije icy'abandi kugira ngo bazamuke cyangwa batere imbere kuri uru rwego ubundi ikintu twakoze twebwe no gukora cyane wishyira umuhati ubikunze no gukora ikintu uvuga ati ngiye nshyizemo imbaraga zanjye nyaye n'umutima wanjye mvuga ati ngiye kuba umuhanzi uvuga ati ndi umuhanzi ku mutima nawe ndi umuhanzi ukaza n'ibintu by'ubuzagarazagara umuhanzi ku mutima ntabwo uri umuhanzi hanze ngo byereka abantu uri umuhanzi ntabwo uze ngo ugende wiyemera umuntu ngo agende umusitari kare ubu twebwe tubona gutya n'ibiyeda turabikora man
kabisa. Tugarutse aho ngaho nahita mvuga ko mutaruzuza imyaka y'ubuyede, ese mwebwe mufite imyaka ingahe? ngoro dususereje Mwereka kantu mwereka kantu akantu kuri Rwanda ukuntu kemezo umunsi nako nagena ariko nakagera tuzakabera ku butaha nari imyaka irari bro, imyaka turayifite kabisa, ubwanwa bwaraje. Mugarutse ku kintu cyo gukora ubuyede, mpita ntekereza ngo hari abahanzi baba bategereje kuzakora ari uko babonye amafaranga ya muzika, kandi akenshi na kenshi akunda kuza atinze. Mwebwe ngo murakora ibintu byose kugira ngo mubone amafaranga yo kujyana muri store cyangwa muri studio. Mwebwe ni iyihe nama mwabwira ba bantu bategereza kuzabona amafaranga ya store ariko bayakuye mu bindi bintu, batayakuye mu gukora cyane cyane? Ubwo biravuze ngo bagira kandi kazi atari umuziki ubahemba gusa cyane. Uburyo ibintu bimeze, hari ukuntu nyine buri umuhanzi ukavuga ati ngewe ntabwo nakora ikiyede, kandi ngo ntabwo, kandi ubuhanzi buzi kubusaba amafaranga menshi. Byo niba amafaranga ageze muri 200,000 gutyo, ntabwo abari amafaranga yoroshye kuyabona. Ariko niba tugiye tugakora ikiyede, urumva ikiyede gema 500 ku munsi, senge siwe tuziriye ukamara kurya sengesa, hasigara ibindi biceri bike. Ibiceri byo tujyana tugakomaza rero tukajya muri stu akadukorera iyo ngoma. Ariko abantu usanga rero kintu ngira mbwira abantu b'abahanzi underground nyine abakiri hasi, numva babiyumva ubu kugenda ukorera amafaranga, urumva ukora ikiyede, akazi kose ubonye ugakora ugashyiramo imbaraga zawe, ujye muri studio buri iso gategereza ngo bazabona umuntu gutera inkunga. Umuntu agutera inkunga utese nta kintu wagezeho, ubu se reka nkubaze ubu hano habora ari kuzagera ute hararonshinga album yanye mfite usira umuzigo tutawushyira hanze, wari kuzamenya ko turi mwa Ronald Rwanda. Ariko amenye ko dufite umuzigo, uravuga ati n'uwo muzigo twawihirinze nabo ngabo no bazihiringa umuzigo. Amafaranga muvuze ngo mwakoresheje uwo muzigo mwawukuye mu buyede kabisa, mu buyede murakoze cyane. Icyo ni ikintu twagagombye ko asama bavuse man bro kabisa. Icyo ni igikorwa cy'ubutwari buri umwe wese atapfa kwikorera. Kuba wavuga ati ngiye gushaka amafaranga yo kujya muri stungo mbe nkora ikiyede, ibyo ni ibintu tugomba kwakira, cyangwa se ni ibintu tugomba gwa respect tukakuzamura. Weho uzabona iyi interview nawe uzasharing aba bahungu kugira ngo bazatera imbere bazamuke ku rwego rushimishije. Ejo nejo bundi tujye tubabona kuma TV bacara cyane indirimbo zabo zicara hirya no hino. Ked Boyz kabisa. Hari ikintu nshaka kubabaza, expression mwayikuye kugira ngo mube abahanzi, cyangwa se nuwuhe muhanzi mugendera umuvuga ati uyu nguyu nta wundi n'uyu nguyu yitwa gutya n'indirimbo dukunda ni iyi kabisa? Arahari no bwaje gupfa, nta nubwo mu Rwanda ariko umunyamerika mwita Pop Smoke, ariko nubwaje gupfa nyine niyo neri modo kabisa. Uravuze ati wemera Pop Smoke, hari indirimbo yuzi? Indirimbo se ntabwo namenye, najya kuboroka iz'abandi ngomba gufata izanjye. Abantu urahatsindi romanzi turi gukurikirana muri no mesi. Musaza bita HKV kabisa, nawe indirimbo ye amakose. Ariko nayo ntabwo tuyizi mu mutwe, tuzi izina gusa. Cyangwa ubwo mwanze kuyiririmba ngo oya ntabwo ari kwanga kuyiririmba, kandi tumufana byadana undi noneho dukurikirana kabisa. Ubona urabizi naho hari hose arabizi ko tumuri inyuma bro. Gira ikintu ubwira Kevin nabona iyi interview. Umusaza Kevin ikintu namubwira ngiyewe nka Denzo no kumushimira cyane, mubwira ati tumuri inyuma, kandi nawe akaduhora imbere nk'umusaza wacu, n'ubundi tumufata nka graphe. Kandi kantu kanye namwisabira Kevin nabona iyi interview kabisa. Kevin turagusabye kabisa, urabona ko guta tukiri hasi, support nana dufite gusa ngiye cyo nakifuza ko nabona Kevin buri Kevin nyeduhuye. Kevin nubona interview mbega kabisa ni tuvuga tabani ba petit frère, turakwemera kabisa, turakwemera byanje. Uzashaka uburyo twabona nako kabisa, n'umutima turihiringa kujya tuzakugeraho. Ariko amaherezo ubone ngiye ni never give up. Ubone ngiye na amaherezo no kuzabona Kevin, kandi Kevin aho uri hose ubimenye ye tuzakorana ingoma bro, kandi bidatinze vuba kabisa. Cyane bura Kevin niyo mva iyi interview azahite atwandikira muri comment, cyangwa se azadusanga kuri Instagram ni Dam TV cyangwa Dam Studio.
ahantu kabisa azabidukora fresh akibona interview muri comment kuri Damu TV Instagram kabisa zatavuga ati kandi tubwira abafana badukurikiye iki ni Damu TV urumva urabona Damu TV biri mu kazi kose mu video meza ari mu kazi ubonye interview sharing ahantu hose kabisa YouTube ni Damu TV uko like subscribe urumva sharing ahantu hose ngo Damu TV komeze guhe n'indi mizigo myinshi cyane ubuse ntitugacike intege kabisa Damu TV no yicekaho mujye kuri YouTube kamanuka Damu TV ukayicaho udakoze subscribe ubu ejo uzongera kuzayikura ukora subscribe kuri Damu TV ubone imizigo ishimishije uhitunyara kujya kuri Ked Boyz live urema video meza ariko hose tubikesha Damu TV Damu TV hejuru cyane mu bicu Damu TV iri imbere cyane kabisa hari ikintu nshaka kubabaza cyane cyane abahanzi bakunda gukundana bakiri abana cyangwa se bakiri mu rugendo rwabo rwo kuzamuka bagahura n'abashugamami bakababwira ati mwebwe muzadusure tuzabakorera ingoma mwebwe bimeze bite ntabo mujya muhura nabo akabazo nyine za makubeta zirahari hano mu mujyi wa Kigali ngo za makubeta za makubeta inshuro z'ubufu muvuze iyo slang za makubeta mpita nibuka umugabo bita Skyto Skyto muramuzi kabisa turamuzi n'umusaza kabisa subizi ni Ked Boyz nabo bakina baro bya dance umutwe gw'indoto zacu zaje zo gukina baro ese ko kugisi hari abastari benshi cyane nanjye nka Damu TV mba namanutse ngo nse kugisi ngo mareba abo bastari hari abastari batandukanye ese kuki Kagogo cyangwa se kugisi cyangwa se kugisozi hari abastari benshi ni ki murusha abandi kabisa ubundi ku Gisozi buryo yemeza ubundi ku Gisozi ni waba star Gisozi ni ahantu hagaruka bona Kigali yose hatandukanye he ni Nyamirambo ku Nyamirambo hari Nyamirambo no kuvuga ati hari akavuyo Nyamirambo harimo akavuyo hari ubundi Gisozi ariko ejo bundi urumva tugiye gukora hari ngomuka tugiye gukora tugiye kwikorera Nyamirambo studio umva bro twagiye dufite bag irimo dukoresha nk'udufone n'iki kintu umva twose mu baduturutse inyuma urumva baraduhekuye ufone uhagaze gutya urabanye n'unteza nkajya gafibi Instagram hose nkajya ngatwika nta gafone mfite gafone kanje baragatwaye Nyamirambo hari amani abiyahuza ariko Gisozi zinahantikanye n'ahantu kuri umuzigo ubundi ukavuga ati umuzigo wanjye uzagera nisi Gisozi n'ahantu uca ukabona umutekano security ni zose man Gisozi n'ahantu heza kabisa ubwo nawe uzaza wibere Gisozi man nanjye ndumva ngiye kuza gutura ku Gisozi kugisi ni waba star man ese kugisi ryavuye he ninde warizanye iryo zina kugira ngo habe hitwa ku Gisozi bamwe batangiye kwita kugisi mwene kugisi ubundi usanga umuntu ukoze umuzigo wese atawukubita YouTube ukatugera ku isi hose ariko nawe umva ku isi ni sa urumva ku Gisozi none nawe ituye igikore kijya Gisozi basigaza ku Gisi ariko nanone ntabwo njye buranja nimenya kugira ute kubeshya none ku Gisi rijya kuza ryaturutse ko Skyto dukina na baro ntabwo ati ngo nduwa mbere ku Gisi muri baro azina nawe katanye guturuka kaze mbese iyo slang ni yo mupapa bita Skyto kabisa bara cyangwa byo bareka kugenda bafata ibintu by'abandi bagasrenga naka Skyto kabisa ndabyemera naka Skyto ubwo ntimuvuze ko Skyto ari umurigent Skyto ni nkaho ari umurigent kuri mwebwe no umuntu wagiye muri muzika mbere yanyu cyangwa se no umuntu mugendera batumufata nka graph rero uri hagati ya Kevin ariko none ntago tumugenderaho cyane uko ari byinshi tuba tubona dukoranye dushimisha cyane ni nk'ibihe mu bishyire hanze ibintu akora bidushimisha Skyto nyagira akantu urumva kuba mwahurira ahantu akuzi akaba yanagucaza no kwise peace ariko Kevin ahantu hose muhoreye kabisa agomba gutera peace y'abate n'abapeti banje bakugisi bakamakubita peace kabisa nk'ibisanzwe yamen ariko Skyto uriya na Skyto Skyto ari kuna tamuka man ntabwo uko cyagiye man ducewa man yaduciwe man arakomeza nk'abatakina nyakarere niyo defo yiwe man agucaga komeza kabisa nyina ifitiye ko nako kadefo konyine kabisa ariko ntari binabo Ked Boy yamen umusaza iwanyu ubundi mwambwiye ko ari ku Gisi cyane cyane ababyeyi banyu babafata gute ababyeyi bacu baradukunda bya danje baradukunda ariko bya danje ubundi twebwe batuzi nk'abahungu babo b'abahanzi ariko se burata
ako se bura nubwo nyine via watabyumva neza azayibona okuza umuzigo ariko se na via wanje nawe mere wa ntago byumva neza ako urazi bro izi staff ubundi ntago abyeyi besho babyishimira mwana ako rangiye ndashaka none umubyeyi wanje kuzuma ndi kuri TV umubyeyi wanje nabona ndi kuri TV ni nk'iyihe TV ukunda wishimira kunyura Flash TV kabisa tukanakunda na radio yayo Flash FM kabisa bane umubyeyi nakona buryo umubyeyi yagiye ifata nk'ubusazi no via akunda kuraba TV Flash TV akunda kuyireba rigiye wenda umunsi umwe azakubona twicaranye muri salo cyane cyane nkuko tugira ibiganiro byo kuzamura abahanzi nabo bagira ibiganiro byo kuzamura abahanzi nabo nibabona interview bazabatumire nkuko muyikunda kabisa turayemera Flash TV natwe ntari biryacu natwe twazamura nabandi nuko nyine natwe naho turagira ababona support akantu tubona kana support gatoya atuza supporting mu Rwanda no muhanzi w'umukobwa mukunda muhanzi w'umukobwa dukunda arahari ariko ntabwo ari cyane yaragiye man yavuye muri kamuziko ngiye nkunda nemera Marina kubera iki abahungu bose mugiye mu muziki cyangwa se abahungu mwese muba mukunda Marina na ibihe bintu bitangaje aririmba cyangwa se n'iki mu mukundira muri rusange Marina ibintu byose babikora fresh ntabwo Marina kandi Marina ntabwo ashaje cyane aracyari hasi nawe adusumbye akantu gatoya Marina ku myaka ntabwo ari myinshi cyane buriya Marina ashaka imyaka nimba ari myinshi ni 3 cyangwa 4 numva ko nyine nawe acyari muri style zacu turi mu rungano mana ariko nyine ikintu tumwemerera arumva afite ijwi ryiza mana afite ijwi ryiza kabisa araririmba na music arayumva byatanje ntabwo ashakisha kabisa ajya akora arabizi koza gake turabakunda cyane Ked Boy ikindi gihe nitubakenera tuzababona undi tubakwitira kanamba kacu kabisa kiriya style yacu tubakwitira kanamba kacu so bro nta kibazo mukakubita 07 8 1 8 3 9 gatandatu karindwi ni namba ya Ked Boyz ni namba ya Ked Boyz mwadushaka wese ahantu hose yadusanga kabisa kandi tugushimira nawe hano badukoreye imiti bro nubwo byagiye twisajije buriya aba ari ibintu nyine dufite akantu gateye mu kuntu ariko twadufite akantu gasaha kuntu kari ku ruhande nibyo bidukoreye ni ibintu by'ingirakamaro kabisa ubu ngabo ujye kudukorera ibintu bya danje nta gasupport ukuntu nyine kabisa ni support bikenewe bya danje bro buriya abanyamakuru benshi bagiye bamera nkawe hari umunyamakuru ugeraho amana akavuga ngo kujya gukora interview ngo araguca amafaranga ibyo bintu biba hehe ibyo bintu bibaho man ari abanyamakuru usanga nyine ariko niba abakiri hasi tu uretse n'umunyamakuru ngiye ikintu cyabaje mu buzima kuva najya mu music ni ikintu kimwe ngiye muri quartier urumva ubwa mbere ntanajya gukora stu twashokaga amabeat dukora amabeat ariko tuzigenderamo gutya tugacuranga ku gafone gutushi kumvaga amabeat gusa tugacuranga gutya twagiye tuvuga gutya none ikintu cyabaje ni ikintu kimwe ese iyo beat nanjye mwayincurira mutararenga akabitisi byasobaga ko twasubira mu rugo kandi ikintu cyambabaje mu tipe nyine yari umutipe mu DJ nawe dukubitaga amabeat ariko noneho akayatuga ati semana ko mpora ama beat ko mutazana ingoma turabota ingoma iri hafi gukorwa dukubisa amabeat natwe twimisha amabeat agira muri 40 turayumva umutipe yaturiye amafaranga nko muri 3 ibeza beat mbigura ijana bazama amabeat twafashe ariko ikintu cyambabaje ni kimwe twahise tujya muri studio dukora ingoma tukizana twayihaye DJ ikintu cyamaje ni ikintu cyamaje ni kimwe musaza rero umutipe nyine tugisohoka nkimaze kumukubita ingoma mu DJ nyo muri quartier ingoma nasohotse ngeze hanze bwo na quartier natwitse ngo apeti bana asoje n'abatipe umuzigo wanjye rasohotse mushyashya umutipe robot no umuzigo ufite kuri flash na bati kuri flash na ufite ariko jya kwa DJ ni mahano ng'imbere DJ ndawo mahara ufite kandi mu takenze yariciyemo umutipe akinjira kwa DJ arambwa ati yara umuzigo warawusibye byanabaje cyane none ngiye kwa DJ arambwa ati mana umuzigo wawe nyabonye uri muranyuzuriza machine man ngahibaza indirimbo y'iminota 2 n'amasegonda 50 irimo yuza machine utemana byanabaje ibyo bintu birabaza cyane ngiye ngubwira abantu baba DJ ku muhanda cyangwa se n'abandi bose namwe abanyamakuru mujye mudusuportinga mumva muduciye ibicere birenze nta no kuduca amafaranga mbega abari akazi kanyu no nicyo mushinzwe kudutunga iyo kamera ukadukorera ibintu ukadusharinga no umuntu w'akazi kanyu gusa damutive turakwemera cyane ni wowe ukorera imbere cyane wowe wifata ukavana urugero nka ruru ukaza kutureba ngaha ni ishimwe man bro turagushimiye kabisa n'abandi bazareba iyi interview bazamenye ko Dam TV tuba tuhabaye ku bwabo
kabisa Damu TV kabisa kabisa ngiye buriya twese nakorera akantu kakagumukura iyi ni Damu TV iri mu kazi kose Yaman ibazaniye agashya Yaman mutari muzi mwese Yeah. fata phone yawe kuri research ngo ni Damu TV Yaman TV ngo iyi ni Damu TV TV yamen ya mu nkore y'akantu ntazibagirwa cyangwa se mu nkore y'akantu k'agaciro nk'uko Ked Boyz iri kugenda izamuka icyambere nuko tugomba gukora cyane kugira ngo tuzamuke nanjye ngiye gukora uko nshoboye kugira ngo namwe muzamuke muve kuri uru rwego mugere ku rundi murakoze cyane nishimiye kubana namwe musezera abakunzi banyu muhabaha agapera cyangwa se mugira ikintu mubabwiramo n'ababwira aho babasanga muri rusange mugiye gukubita kapera wowe urabwira abantu dusanga location yacu pa we push unanukanye n'aba push kuko bafata amahayi magitona mu ruturuturu ko mihigo y'imitukutuku wundi cyangwa cyangwa ngira down pa enzubu umuhungu wavumbutse je nshaka kuvumbura we turakwita visi fresh beat fresh yo pana zimwe z'ubugande pa yo enzubu umuhungu wavumbutse Yamen bakafase ka denzo we nzamuka stage bavuzwa manuka stage namba ikamba ngenza gake mwana muto yawe no mu bana bato location barayizi ni kugese hano mwadusanga rero abakunzi bacu turabemera cyane mukore subscribe kuri Damu TV mukore share kuri Damu TV kabisa comment nyinshi ugira part 2 muzatubona tuje twatwitse fresh kabisa nko muri comment adika mati peti barabikora fresh iki niki usharinga ahantu hose none part 2 uzirebera bizaba none hazaba hahi ifite n'ibyana byikaraga fresh ariko naho location ahantu imizigo yacu isanga ni Ked Boyz live kuri YouTube kabisa bakora subscribe share byose bakadutwikira kabisa reka natwe ntago dukeneye kwa turahanga twambaye gutyo no nimba twambaye gutyo bivuguto dukeneye no kwambara iki igiti ubuntu bw'ubuti butwika kandi reba ntabwo dukeneye kujya tugenda kuzuba man numva dukeneye gufata akavati naho tukadukomeza tumeze neza wokorera share byonyine ukana subscribe n'akantu gato cyane ukabura dutwikiye amateka ukanda hano h'umutuku gusa ukoraho gusa kabisa ukigana n'akantu kakazugira akantu ukikomereza ubundi tukazagaruka tuba ku makantu kagakonje akantu kagakonje yala ciao tuzasubira naho ubutaha turabemera cyane dukomeze twigire studio yo gukora ku kazigo kadusigira umunyamakuru wacu yo Damu TV turabemera kabisa mbere cyane thank you murakoze cyane bye naho ubutaha ciao